Yesu ashimwe cyane mwene data, ndakwakiriye kandi nguhaye ikaze muri uyu mwanya wacu Youth Time Revive. Imana igumugisha wowe dukomeje kubana kandi dukomeje kugendana urugendo. Imana iduhamagariye nta kindi dutumbiriye uretse ububyutse tumaze iminsi turi kubuvuga, kandi umunsi ku munsi tumaze iminsi turi guhabwa imbaraga ziturutse mu guhishurirwa kumenya ijambo Imana yifuza ko tumenya. Ijambo ni Imana ubwaryo. Imana ni jambo ni Imana, yahoranye n'Imana. Nta handi tuzamenyera Imana rero uretse mu ijambo ryayo. Ni ngombwa ko dutega amatwi kandi tunezererwa cyane kumva ijambo ry'Imana riduhishurira ubwiru bw'Imana. Uyu munsi dukomeje kugenda tuvuga rero umwuka wera. Muri uku kwezi tuzakomeza kuganira umwuka wera no kumva icyo Imana ishaka ko tumenya ku mwuka wera. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kuganira nanone ijambo Imana yifuje ko tumenya kandi twongera kuboneramo icyo Imana ishaka kuvugana natwe ku bubyutse, kugira ngo tube abambasaderi beza Imana yifuza, bafite imitekerereze igendanye n'ubushake bw'Imana ku mwuka wera no ku rugendo rw'ububyutse. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 15 n'umurongo waho wa 28. Hanyuma duhere ku wa 27, aravuze ngo nuko dutumye Yuda na Sila, nabo ubwabo bazababwira n'ururimi bimwe n'ibi. Umwuka wera hamwe natwe twashimye kutikoreza undi umutwaro wose keretse ibi bikwiriye. Imana ishimwe cyane. Mwene data, hamwe no kugenda tuganira ku mwuka wera, uyu munsi Imana yishimiye kuvugana natwe umwuka wera mu biganiro bifunguye hamwe natwe. Yesu ashimwe cyane. Umwuka wera mu biganiro bifunguye hamwe natwe. Ndashaka kukubwira ngo umwuka wera aroroshye, muri we afitemo ukuntu yoroshye. Umwuka wera aroroshye ku rwego aciriye bugufi kwemera gukorana ibiganiro nawe. Iyi nkuru dusomye uze kuyisoma witonze neza, uraza gusanga ari igihe Pawulo na Barinaba bagarukaga i Yerusalemu, ari nta kindi kibazanye, ari ukuza kuganira n'abakuru b'itorero ba kiriya gihe ibibazo by'impaka zari zabonetse mu rugendo rw'ivugabutumwa bari bagiyemo mu banyamahanga zo gukebwa no kudakebwa. Bishimira rero kujya kuganira n'abakuru b'itorero i Yerusalemu kugira ngo bagire icyo bahamya kigendanye n'iri tegeko rigomba kugenga abanyamahanga kuri uyu mugenzo wo gukebwa no kudakebwa warebaga Abayuda. Paul na Barinaba rero baragiye babatekerereza iby'urugendo rw'ivugabutumwa n'impaka zabonetse, hanyuma mu gusesengura no kurebera hamwe kw'abakuru b'itorero igisubizo kigendanye n'icyo kibazo cyabonetse mu rugendo rw'ivugabutumwa rwo mu banyamahanga, niho banditse iri jambo ngo twebwe n'umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Twasanze dukwiriye kubandikira ibi. Haleluya. Niba wumva imvugo iri muri iyi nyandiko dusomye, urabona ko aba bagabo bagize inama, haleluya, bagira guteranira ikibazo kiri imbere yabo. Hanyuma mu kuganira kwabo, Imana ishimwe, biragaragaza ko bafunguye imitima yabo kutaza kwikakaza no kumva ibintu uko bashaka, ahubwo bagerageza korohera Imana mu biganiro byabo, bagerageza kuzana umwuka wera. Haleluya. Ntago hano berekanye ngo twasenze, ntago berekanye ngo twiyirije ubusa, ntago berekanye hano ngo barahanuye. Oya, baravuze ngo twebwe, Yesu ashimwe, n'umwuka wera. Haleluya, haleluya. Ngo umwuka wera hamwe natwe ngo twashimye kutabikoreza undi mutwaro wose ngo keretse ibi bikurikira. Yesu ashimwe cyane. Ni gute twebwe n'umwuka wera dushobora kugirana ibiganiro bifunguye mu nama, mu biganiro n'abandi? Urabona, umwuka wera aroroshye ku rwego aba yiteguye kuza kubana nawe kandi mukabasha gufungura buri kiganiro cyose mukakibanamo, mukagira ibyo mwumvikanaho wowe nawe.
kandi mugafatana n'ibyemezo kuri ibyo ngibyo wowe nawe mwumvikanye. Imana ishimwe cyane. Mwene data, umwuka wera araryoshye ku rwego arashaka ko tumuhishurirwa, arashaka ko tumumenya. Kandi ikintu kijye kibabaza umwuka wera ni ukuza agasanga muri wowe araremereye. Mbega ubu tukoresha ijambo rivuga ngo ni kubigira intambara. Ugasanga nyine umwuka wera ni ibintu wagize intambara, ni ibintu biremereye muri wowe, bigoye, biri komplike kugira ubyumve, bisaba wiyiriza ubusa, bisaba uzamuka imisozi. Reba ukuntu bitangaje, umwuka wera mu nama, haleluya, abantu bakamutumira kandi batabyumvikanyeho, ariko ikirere cy'inama abantu bakumva presence y'umwuka wera, n'imyanzuro y'inama bakumva si imyanzuro yabo, ahubwo ni imyanzuro bahurijeho n'umwuka wera. Ubu nibwo busabane Imana ishaka kugirana natwe. Uyu ni wo mutima Imana ishaka kubakamo abambasaderi b'ububyutse. Ntabwo Imana ishaka kuzajya uyumva nayo ikakumva uri ku musozi, reka. Ntabwo Imana ishaka ko mugirana ubusabane buzajya bufunguka wigirije ubusa iminsi 3, ya. Ntabwo Imana yiteguye kugirana ubusabane buzajya buza gusa igihe wagiye ahantu kwiherera gusenga. Imana irashaka ko umwuka wera afata ubuzima bwawe bukoroha, nawe akoroha kugira ngo akorere muri wowe. Ngo twebwe hamwe n'umwuka wera, ngo twaganiriye dusanga twebwe hamwe n'umwuka wera, haleluya. Mu biganiro byawe ukumva umwuka wera, kuri telefone yawe ukumva umwuka wera, muri chat yawe ukumva umwuka wera, mu kazi kawe n'abantu mukorana ukumva umwuka wera, ku ishuri ahantu wiga ukigana n'umwuka wera, haleluya. Mu biganiro ugira n'abandi ukaganira ariko watumiye umwuka wera, ukavuga ibintu umwuka wera ari kuguha kuvuga. Nuko umwuka ashaka ko tubana, ni uru rwego ashaka ko tumutekerezaho. Twari turi kuvuga ngo umwuka wera mu biganiro bifunguye hamwe nawe, umwuka wera mu biganiro bifunguye hamwe nawe, mugafatana ibyemezo, mukajya inama, mukumvikana uko kugenza ibintu bigomba kugenzwa. Ibyo ngibyo rwose nibyo agushakamo. Imana iduhe umugisha, kandi Imana iduhereze ubu bushobozi bwo kugera ahantu duhishurirwa umwuka wera muri ubu buryo. Bizadufasha cyane mu buzima bwacu, kuko ubuzima bwacu tubutinda turi muri activite zitandukanye. Izo activite nizo umwuka wera rero ashaka kuyinjiramo kugira ngo amadecision dufata abe ari amadecision twemeranyeho n'umwuka wera. Imana iguhe umugisha. Is a youth time revival. Ibi ni ibitekerezo by'urubyiruko mu gihe nk'iki rugiye kuza mu gihe cy'ububyutse. Ni ngombwa ko twumva umwuka wera kandi tugirana ibiganiro bifunguye n'umwuka wera kuri uru rwego. Habwa umugisha muri uyu munsi, tugende twitoza kubana n'umwuka wera mu biganiro bifunguye, tumuzane, tumwumve, dukore amadecision arimo, kandi turusheho kwemera kuyoborwa nawe. Imana iguhe umugisha. Urubyiruko n'igihe cy'ububyutse, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.